Ibihe byiza kuri mwe mwese bakunzi bacu, ibihe byiza kuri mwe muri hirya no hino hagiye hatandukanye, turavuga ku migabane igiye itandukanye duherereyemo kuri iyi si, hari muri Amerika, Aziya, i Burayi ndetse na Afurika duherereyemo muri rusange, kuri mwe mwese mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ni Byamungu ubasuhuza anabaha ikaze cyangwa se abakaribisha kuri Afuri News Time, kuri uyu mwanya atugezemo w'amakuru yo ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 umwaka ni 2025. Birumvikana rero nta handi tugiye kuba twakwerekeza ni ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mirwano ikomeje guhanganisha M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana rero tutabatindiye, nge nkunda kwanzika kugira ngo rwose ntaza kuba nakwicisha amatsiko ababasha kuba bakurikira Afuri News Time. Dore rero muri zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru yacu tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya, ni M23 ikojeje isoni Nevani, perezida w'u Burundi, imuhaye isomo ry'ikimwaro ku ruhande rwe, imuhaye ikigwa cyo kugira ngo abanze atekereze, ariko Neva ameze nka wa wundi wariye ngo akazimusabye ntuzikarenza, niko we ameze iyo isomo ritambutse cyangwa se barimweretse, biba bisa naho rirangiriye aho ngaho kuri taboro, kongera kuba yasubiza ibitekerezo cyangwa se amaso inyuma akareba ati nahuye n'isomo rimeze gutya, rigomba kuba ryambera ikigwa n'igisubizo kuba ntabwo muri mistake runaka cyangwa mu kosa runaka, ibyo we ntabasha kuba yabyitaho. Ni M23 yongeye kuba yasebya igisirikare cy'u Burundi n'umugaba w'ingabo w'ikirenga wazo, ni perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, ni Evariste Ndayishimiye. Ngizo rero mu ngingo zigize amakuru yacu tugiye kuba tugarukaho. Birumvikana tugiye kuba tureba imirambo y'abasirikare b'Abarundi bagiye batoragurwa hirya no hino muri uriya mujyi wa Uvira, kandi sabo gusa bari kumwe n'ingabo n'imirambo na n'ubundi y'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC. Na n'ubundi M23 mu kwerekana ikigwa no gusuzugura bikabije Neva, bagize gutya matekwa bafashe muri intambara bari barimo muri Plaine de Rusizi, hamwe no mu mujyi wa Uvira. Burya hari abari bazingiwemo, turababwira ukuntu bazingiwe b'iki gisirikare cy'u Burundi, ariko M23 yagize gutya irabarekura rwose, iti mwigendere, ifungura umupaka wa Gatumba, ubundi baragenda baravuga bati muduhere ubutumwa Neva abe yatekereza kabiri cyangwa se gatatu, kuko atekereza rimwe agahubuka. Nguko rero si ibyo gusa kandi tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya, n'u Burundi bukomeje kugira gute kudanangira imipaka, kuyifunga, buvuga ko ndetse nta n'indi mpunzi ishobora kuba yakwambuka iva mu Burundi iza cyangwa se ihunguka iza muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, dore ko u Burundi bumaze kuba bwakwakira ibihumbi bigera muri 3 byose by'abaturage ba Repubulika na Demokarasi ya Kongo, abenshi bakaba biganjemo abahunze iyi ntambara imaze iminsi ibera muri iki kibaya cya Plaine de Rusizi cyangwa se Plaine de Ruzizi. Ni nako kandi amasasu akomeje kugenda yumvikana, ibyo nabyo turabigarukaho mu nkengero, dore ko ni umujyi wa Uvira ukikijwe cyangwa se uruhande rumwe n'amazi, ariko hari urundi ruhande rurimo imisozi, hari kugenda humvikanamo udusasu dukeya, utwinshi tugakunda kumvikanamo mu gihe cy'ijoro, ariko ni M23 n'ubundi ikomeje kuba yasukura uyu mujyi, ishakisha abihishe muri iyo misozi hafi n'amazu cyangwa se mu mazu nyirabwite cyangwa se mu mazu nyirizina, kugira ngo babashe kuba batanga umutekano uhagije hariya mu mujyi wa Uvira. Si ibyo gusa kandi turagaruka kuri guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, yagize gutya iravuga iti tugiye gutegura n'imyigaragambyo, yewe igaragariza amahanga ko tunasaba ibihano ku Rwanda, bati
ntabwo amasezerano twasinye ku tariki 4 z'uku kwezi ntabwo turabona ntacyo ari buze kuba yamarira abanyekongo, bisa naho twebwe abanyekongo tugiye kuba twabivamo. Ni nako kandi bahise basaba Perezida wabo Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi cyane cyane bigezwemo uruhare n'uriya muryango wa Union Sacrée, bavuga bati turashaka ko Uvira igaruka. Bwira abajenerali, babwira ingabo zawe rwose turashaka ko aka kabara agasuzuguro, turashaka ko Uvira igaruka. Ariko se biraza kuba iby'impamo. Rero ni guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kuba yakwibasira u Rwanda mu magambo menshi cyane, banavuga ko amasezerano bagiranye n'u Rwanda bagiye kubwira Amerika ko bo bayatesheje agaciro. Na n'ubundi turaza kuba tugaruka kuri MONUSCO. MONUSCO nayo yageze gutya ibona ibyayo birarangiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se akazi karabuze, ihitamo gutekereza no gushakisha uburyo yahimba akazi, niko kuba yatangiye kuba yasaba ko yakwemererwa ikagira uruhare cyangwa se ikagira uburyo nayo yaba umwe mu muryango bakurikirana iby'amasezerano yabaye hagati ya M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amasezerano agamije kuba yahagarika imirwano cyangwa se gusizinga faya. Bakavuga ati dushingiye ayo muri Doha muri Qatar, tugashingira yo muri Washington DC muri Amerika, ndetse n'i Rwanda muri Angola, ayo yose yagendaga agarukamo guhagarika imirwano. Bati rero nk'ingabo ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo zaje guharanira amahoro, bati byaba ngombwa ko iyo ngingo rwose twayikurikirana ndetse bigashyirwa no mu bikorwa, tukareba ko twajya hagati y'abahanganye imirwano igahagarara. Ibyo byose rero ndaje mbibabwire 5 kuri 5 impamvu baba bashaka kuba bakora gutyo kugira ngo bakomeze babone imirimo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kwerekeza kandi muri teritwari ya Mwenga, byifashe bite? Ni ingabo za FARDC, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hamwe FDLR ndetse na Wazalendo barimo bakimbia, barimo baramanantuka iriya misozi, barimo babuze iyo banyura ya bugufi yo kubageza Karemi, bakaba bagiye gukata ibirometero n'ibirometero, ariko M23 ibari inyuma. Byumvikane ko hari bakomereza ko M23 na n'ubundi ikabageza mu mujyi wa cyangwa se mu marembo y'umujyi wa Karemi, na n'ubundi rukambikana Karemi ivamo. Nguko rero dore izo ngingo z'ingenzi zigeze amakuru yacu tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya, turi kumwe namwe 5 kuri 5. Reka manze mbabwire kuri umuntu ushaka kuba yampamagara avuga ati bya Mungu, hari icyo numvise, hari amakuru mbonye, ariko nagira ngo nyagusangize, ucukumbure urebe ko ariyo cyangwa se na n'ubundi ya breaking, kuko ni impamo. Nimero wanshakiraho rero ni nimero ushobora kuba wampamagaraho mu gihe biba ubona ari ngombwa, cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp, cyangwa se ukanampamagara kuri WhatsApp. Ni 0788 84 42 33 indi ni 0728 34 75 61. Nguko rero murakoze ku muntu wese wifuza kuba yagira icyo yasangiza Afri News Time, ahawe ikaze kuba yakoresha izo nimero mbashe kuba nabadondosha. Mu nkundi rero twanzika n'aya makuru yacu, tuhere kuri iyi ngingo ivuga uburyo M23 yandagaje nasuzuguza ihisomo ry'agasuzuguro Neva perezida w'u Burundi. Ni mu bigenze gute yakomeje kuba imwereka ko ntacyo ashoboye. Ni muri ubu buryo yabaye igaragaza imirambo y'abasirikare b'u Burundi baguye hariya
hariya mu mujyi wa Uvira, ndetse inahamagarira igisirikare cy'u Burundi kuba baza kuba batora iyo mirambo, ariko ntabwo turamenya nyirizina amakuru nyayo niba igisirikare cy'u Burundi kiri buze kuba cyakwemera kigatora iyo mirambo ku manywa y'ihangu, cyangwa se niba bari buze kuba bakora ibiganiro, dore ko n'u Burundi bwakomeje kugenda buhakana cyangwa se bwerekana ko bufite imbaraga muri iyi ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabyibuka hari igihe u Burundi bwigeze kuba buvuga buti nta n'amatekwa n'imwe umutwe wa M23 ufite w'ingabo z'u Burundi, ariko ibyo byagiye bigaragara. Nyuma yaho habaho negociation, matekwa ziratangwa ndetse no mu ibanga zinyuzwa mu Rwanda, zinyuzwa kuri uwo mupaka wo mu Bugesera. Habaho kunegosiya hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda, hanyuma na n'ubundi M23 irabisaba, ivuga ko u Burundi bwabwira u Rwanda ko nta handi banyura, hanyuma bakanyura hafi mu uwo muhanda cyangwa se kuri Grande Barriere, bagakomeza mu Rwanda, bakava mu Rwanda binjira mu Burundi bakoresheje uriya mupaka wa hariya Inemba uhuza u Burundi n'u Rwanda. Niko byagenze rero, ntago ndibuze kuba navuga ko n'iyi mirambo bari buze kuba bayakira ku manywa y'ihangu, na n'ubundi birashoboka ko bari buze kuba basaba ko baza kwitwara nijoro. Ni M23, imirambo ntago yayibima, iraza kuyibaha kuko n'abazima yababahaye. Nibo ngiye kuba ngarukaho, ni abafatiwe muri iyi ntambara ya Plaine yabaye muri iki kibaya cya Plaine de Rusizi. Hanyuma no mu mujyi wa Uvira hari abandi bafashwe, hari n'abari gufatwa na n'ubu mu musako uri kugenda ukora, bagiye bipenyeza hirya no hino mu buzu bwinyegeje iyo ngiyo hafi n'udusozi mu nkengero z'umujyi wa Uvira. M23 rero yagize gutya iti twebwe ntabwo ibyo gufata imfungwa z'intambara za gisirikare n'iki, ibi biraturambiye kubera ko muri abafeke na n'ubundi kubabika ntacyo mushobora kuba mwazanira umuntu mu nyungu cyaba mu biganiro n'iki. Nta n'ibiganiro dutegize ku Burundi kuko ntacyo byatumarira. Mugende dufungura umupaka ku manywa y'ihanga, abantu bareba umupaka wa Gatumba, hanyuma abo bose M23 yafashe ari bazima, irababwira iti mujye wanyu, ariko mutubwirire ndava ko agomba gusinkinga cyangwa se gutekereza byikubye, naho ibyo kuhaguruka atekereje akumva ko ari perezida icyo ari cyo cyose, akumva ko ari buhite ashyira mu bikorwa, nuko akabohereza, kandi azi neza ko nta mbaraga asumbya M23. Ati ibyo ngibyo bitekerezo yemwe namwe mugomba kuba mwakwitekerezaho, mukagira mute, mukareba niba n'ibyo muba mugiyemo ubwanyu mubishoboye, mwasanga mutabishoboye mukagira gute, mukabyanga, na n'ubundi muba muri buze mukakubitwa na M23 ikabafumbiza ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati mwareka mukewanyu mukaba muri gereza. Ngayo nguko rero ni matekwa za FDNB, ingabo z'u Burundi zabaye zasubizwa mu gihugu cyabo zinyujwe i Gatumba, ku mupaka wa Gatumba, n'izafatiwe hariya muri Uvira n'u Burundi. Iyi nayo ni iyindi ngingo bukomeje kudeployinga ku mupaka, ndetse no gufunga duwane, mu gihe M23 ibereka ko yuko nta n'ikibazo. Tumaze kubabwira ko yatanze n'amatekwa zabo, ariko n'u Burundi bukomeje kudeployinga, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hose ihurira n'u Burundi bari kuhashyira ingabo ku bwinshi, kandi ingabo zifite ibikoresho ubona ko zaba ziteguye no kuba zarwana. Ni M23 yagize gutya ihamagara abahunze bagiye mu misozi, bagiye hehe, ndetse n'abagiye mu Burundi, bati mwebwe nimuze mujye mu gihugu cy'ababyaye, mukorere igihugu cyanyu cyangwa se n'ubuzima bwanyu, mwe gutuma abana baba
impunzi babura uko biga, bagira gute, babe mu mibereho mibi, kandi umutungo w'ababyeyi wabo cyangwa se umutungo wakagombye kuba utuma abana babaho neza, ugasanga ntacyo urimo kubamarira ngo kubera ko mwibereye mu buhunzi. Bati ibyo byose nibyo twaje gukemura ikibazo cy'ubuhunzi no kudahabwa uburenganzira, kuko twifuza ko buri munyekongo wese yabona uburenganzira bungana n'ubwundi. Bati rero muhunguke. Ariko kugeza ubu Uburundi bwo bwahise bunangira bushyiraho ingufuri isa naho ifite ibiro amatoni n'amatoni hariya ku cyuma cy'umupaka uhuza Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'Uburundi. Yewe n'aho impunzi zahungiye zahawe ubutumwa bubabwira ngo babe bitonze. Ubuyobozi bw'u Burundi nibwo bugomba kugena cyangwa se kureba ko bikwiye ko bava mu nkambi bagasubira mu byabo cyangwa se mu gihugu cyabo. Bati rero hagomba kuba mwategereza iyo oda, naho kumva iby'itangazo rya M23 mugaharuka ngo muragiye. Ntabwo Uburundi dukorera ku mategeko n'amabwiriza ya M23. Uko twabibabwiye kandi n'amasasu akomeje kugenda yumvikana mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ariko amakuru agenda atugeraho yemeza ko ari M23 irimo ikora ama operation yo mu rwego cyangwa se yo mu bwoko bwa cordon and search, kugira ngo babashe kuba bapekuwa buri nzu na buri hantu aho ariho hose, kugira ngo bamenye ko Uvira ifite umutekano neza, ko nta muntu ushobora kuba yasabota cyangwa se yateza insurgency mu gihe icyo ari cyo cyose hariya mu mujyi wa Uvira. Rero hari aho bari gusanga abazarendo bihishe mu mazu, bamwe bagashaka guhita barasa, ubundi M23 igahita imukora igikatu, kuko abashaka kwinjira mu mirwano ntabwo wamureka ngo akurase. Ariko kuba ari kubuhita barambika imbunda hasi, M23 iri kubabwira uti muze, ikanabahitishamo. Urashaka kuba wakumva wakomeza kuba icyo washatse kuba cyo, cyangwa se kuba wakomeza igisirikare, cyangwa urumva ushobora kuba wazataha, kugira ngo buri muntu bagende bamugenera icyiciro naho agomba kuba yajya gufatira amahugurwa yo kugira ngo akomeze uwo murimo bya kimunyamwuga, cyangwa se asubire mu buzima busanzwe, ariko na n'ubundi ahabwe amahugurwa yo kugenda yitwaje y'impamba, kugira ngo abashe kuba yabana n'abandi banyekongo neza, uburyo bwo M23 yifuza mu kugabanya indisipurine y'insoresore no banywa rumogi n'ibiki byose bagiye mu mutwe wa Zarendo, bityo bakavuga bati ntabwo twifuza urubyiruko cyangwa se umwenegihugu waba umeze gutyo, mugomba kuba musukuye mu mutwe. Ni amasasu rero ntabwo ari menshi cyane, ni nk'uko wajya kumva nk'amasasu nk'atatu aturikiye ahantu hehe, ariko agace kari kugenda kumvikanamo ubwo busasu murabizi ni Uvira, isa naho ituye hagati y'imisozi, nako uruhande rumwe ni imisozi, kandi imisozi isa naho rwose itubutsemo, urundi narwo rwegereye ku mazi. Urwo rero uruhande rwo ku misozi na n'ubundi hari abaturage bagiye bagerageza gushaka kusa naho bakurikira kubaka ahegutse, aho rero aho ngaho niho hari kugenda humvikanira utwo dusasu hagati y'Abazarendo bari kuba bavumbuwe na M23, hakagira abamanika imbunda cyangwa se bakayishyira hasi, bakemera kuba bakurikiza ibyo M23 bategeke, abandi noneho bagasohoka mu mazu bashaka kuba barwana cyangwa se bakavumburwa aho bihishe bashaka kuba barwana, nuko ubundi M23 ikamwereka ko icyo akeneye ari cyo agomba kuba yagira gute yahabwa.
Kadukomereze kuri iyi ngingo ivuga ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagize gutya yongera kuba yakwikoma u Rwanda ndetse bamwe mu bagize ihuriro Union Sacrée bakaba bavuze bati rwose ntago ku buryo bashatse kuba bakwitsa perezida w'u Rwanda kenshi mu majwi bavuga ko ibyo akorera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atari ko byakagombye kuba bigenda. Birumvikana bagiye bakoresha imvugo zisa naho zisebya cyangwa se zitesha agaciro perezida w'u Rwanda, kugeza ubwo bavuze bati tugiye kuba twategura umunsi wo gukora imyigaragambyo twereka amahanga, yewe by'umwihariko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwo nta wundi ni Donald Trump, bavuga bati tuzamusaba ko no kuri uwo munsi iby'amasezerano yacu n'igihugu cy'u Rwanda yaseswa kuko ntacyo atumariye, bati ntabwo twajya gusinya hanyuma buke mu gitondo Uvira ifatwa. Ariko nanone ukibaza se ko ari u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinye amasezerano, ko ntaho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyatanye mu mitwe n'icy'u Rwanda, ariko ni gute M23 kuko ntago bigeze basinyana amasezerano Washington nk'uko bo bashaka kuba babyitiranya, M23 yabihanganye n'igisirikare cyabo ikabaviramo no kuba yambambura uduce nk'uko yabikoze, ikabambura n'umujyi wa Uvira, bityo ibyo byose bakabyitirira u Rwanda. Kandi iyo ugiye kureba nta n'uburyo u Rwanda rushobora kuba rwabyira M23 ngo twebwe turategetse ngo mureke kurwana, kuko M23 yababwira iti ibyo mwebwe muri abanyarwanda, twebwe turi abanyekongo, ubwacu nitwe turi kurwana ku ruhande rwacu, bati rero mureke kuba mwatwivangira mu bibazo. Icyo nshaka kuba navuga, ntago u Rwanda ntago uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igenda ibyitiranya ko u Rwanda rushobora kubwira M23 ngo hagarike intambara. Ibyo ntago bishoboka kuko ntago ari abanyarwanda bari kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bityo u Rwanda rukoreshe itegeko ruvuga ruti mwebwe mu abanyarwanda mwe muri kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mwiduteza ibibazo kuko mukomoka iwacu. Oya, ahubwo n'abanyekongo ubwabo bagenda birwanira kubera ko bamwe babujijwe uburenganzira. Ibyo ni ingingo nyinshi zijyanye n'icyatumye M23 yahagurukije intwaro, ikegura intwaro ikongera kuba yarwana. Izo ngingo twagiye tuzigarukaho kenshi gashoboka, ariko icyo twashaka kuba twavuga aho ngaho n'uburyo ifatwa rya Uvira bisa naho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabigeretse ku Rwanda, kandi u Rwanda ntaho bihuriye, ndetse n'amasezerano basinyanye nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka kuba yayitwaza, wenda mu ngingo basinye ko bagomba kwishyira hamwe ubufatikanye ku buryo imitwe yitwaje intwaro yo muri aka karere yahashwa. Ariko urumva ko ntabwo wenda ibyo bibaye mu gihe hari amasezerano cyangwa se igikorwa cyo guhuza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'u Rwanda, wenda ngo zikora ama operation yo kurwanya iyo mitwe, wenda bavuge bati mwabererekeye M23. Ni nako kandi abanyekongo cyangwa se guverinoma ya Kongo hamwe n'iri huriro rya Union Sacrée babashije kuba bakwandikira Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi bamubwira bati ukora ibishoboka byose nka perezida utange order cyangwa se itegeko mu gisirikare, twebwe nk'abaturage cyangwa se n'iri huriro rya Union Sacrée turashaka kumva ko Uvira yabaye tombe mu maboko ya FARDC, igisirikare cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ubu busabe, iyi nyandiko aba banyekongo babasha kuba bakandika bamwe bo muri guverinoma hamwe n'uyu muryango cyangwa se n'iri huriro, bagasaba perezida wabo ko agomba gutanga amabwiriza y'intambara ngo mu buryo budasanzwe, ku buryo mu minsi mikeya igisirikare cyabo kiraba cyakongeye kuba cyakwigarurira umujyi wa Uvira. Ese iki gisirikare kiri buze kuba cyabigeraho mu kuba gitakaje umujyi wa Uvira ukinjiramo M23? Ese hari imbaraga noneho zindi baraba bagarukanye zirengeje izo bamaze
imyaka iri kurenga 3 barwana na M23, hakaba hari izindi mbaraga baba bafite wenda bungutse bagiye kuba bakoresha cyangwa se na tactique bituma bigaruza umujyi wa Uvira. Ese niba bamwandikiye nibyo koko wenda aragerageza cyangwa se aratanga order nk'umugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga zinjire ku rugamba, ariko se na n'ubundi niziramuka zidakuye M23 mu birindiro bya Uvira cyangwa se mu mujyi wa Uvira, none iri huriro ryanditse hamwe na bamwe muri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baraza kuba babyifatamo bate mu gihe ingabo zabo zitari bubashe kuba zakura M23 mu mujyi wa Uvira? Ahubwo ni muri icyo gihe bari kuba bavuga gutyo, ariko mu rundi ruhande ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri mu gace ka Fizi zirimo ziramanuka imisozi, M23 iziri inyuma izishushubikanya, mu gihe ingabo za FARDC igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo zishakisha uburyo zahunga zikazagera muri Karemi zigejwe n'amaguru, ariko na M23 ntiboroheye nabo ibari inyuma, bisa naho bazagerana ahubwo muri Karemi icyarimwe. Azagirana Karemi muri icyarimwe ni M23 mu bice bya za Mwenga ikomeze kubirukankaho umunsi itabaha agahenge ndetse nijoro itanareka ngo bapumuze. Ni MONUSCO n'umuryango w'abibumbye, ingabo z'umuryango w'abibumbye zimaze imyaka 20 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitarigeze zikora cyangwa se zitanga igisubizo na kimwe mu bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu mpamvu zabazanye nk'aba basirikare mu kugira ngo babashe kuba bakemura ibibazo cyangwa se bafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibone umutekano. Ariko kuri ubu bongeye kuba babyutsa indi dosiye cyangwa se baricaye barareba basanga akazi kabo kararangiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntacyo bari gukora. Bityo iyo ngingo nayo ikaba yatuma hari ubwo akanama gashinzwe umutekano ka UN gashobora kuba kavuga bati ingabo za MONUSCO ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nizitahe kuko ntacyo ziri gukora. Ubu wambwira nk'iziri Goma ziri gukora iki? Bukavu zirakora iki? Ko nta na patro zikijyaho, ko ari ukubaho ngaho gusa bategereje gahunda izafatwa. Rero barebye basanga akazi kabo kacitse amazi kandi bagikeneye kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baracyabikeneye kuko barahembwa bagira gute. Bati rero kanze tukwereke ingingo tugiye kuba twagira iturufu. Bati birakwiye ko kugeza ubu dukora ubusabe bwo kuba MONUSCO yagira uruhare mu gukurikirana iby'amasezerano yasinywe hagati ya M23 na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se AFC bare 23 basinyanye na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro byagiye biba bitandukanye. Hari i Rwanda muri Angola, ibyo ngibyo babigarutseho kuri MONUSCO. Bajya i Washington DC, amasezerano nayo yagiye aganirirwaho. Bajya ndetse i Doha muri Katari. Bati ayo masezerano rero harimo ingingo yo gusizinga fire cyangwa se guhagarika imirwano. Iyo ngingo rero bati byakoroha kuba MONUSCO yafata iyo nshingano kubera ikiri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yewe ikanagerageza aho imirwano igeze kuri ubu ngubu, ikagerageza kuba yakwimura ibirindiro ikajya ngo kubaka cyangwa gukambika hagati y'abahanganye, ngo kugira ngo ikurikirane niba koko nta bushotoranyi bundi burengeje bwaba bukorwa mu buryo bwa infiltration n'ibiki, ngo kugira ngo amahoro agaruke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gikorwa kikaba icya MONUSCO. Ariko kibazo MONUSCO imaze imyaka 26 hafi muri 27 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta kibazo na kimwe yigeze ikemura. Ariko se icyo gihe na n'ubundi hari harimo imirwano, nta gihe iyo ceasefire yigeze
ishyirwa mu bikorwa cyangwa se MONUSCO ngo ibyitambikemo mu buryo bugaragara, ahubwo singiye kugaruka ku bya MONUSCO cyane kuko iyo ifite amabi menshi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagiye ifasha imitwe yitwara gisirikare kubaha ibikoresho, imbunda, imiti n'ibiki byose, amasasu, cyane cyane umutwe wa FDLR kugira ngo utarangira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta kibazo na kimwe rero bigeze bakemura kuva bagera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kuri ubu bararebye baravuga bati reka twitwaze iyo ngingo. Reka dutegereze turebe niba igihe akanama gashinzwe umutekano ka UN ku isi kazaterana gashobora kwanzura ko ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, MONUSCO, bahabwa iyo nshingano. Ariko njye ntayo mbona, kuko bahanganye n'ubutaka bumaze kuba bwakwaguka. M23 imaze kuba yafata, ariko aho MONUSCO isa naho iri, turavuga Bukavu, Goma n'ahandi, aho M23 iri, aba bagabo babuze akazi, niyo mpamvu batangiye kuba bagira gute bateka imitwe gutyo. Kandi icy'ingenzi mukwiye kumva nuko igihe imyaka bamaze 20 ntacyo bigeze bafasha umuturage wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo abone amahoro n'umutekano birambuye cyangwa se bisesuye cyane. Ngira ngo amakuru yacu agiye agana ku musozo, ndayabadondoshe, ndayababwiye uko ahagaze ari update kuri uyu munsi cyangwa se muri iki gitondo cyo ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 umwaka n'ibihumbi 2022. Reka tube duhiniye ahangaha kuko ntago ducukije, kuko turi buze gukomeza ko yandi makuru yacu aza gukurikira aya ngaya. Ahubwo mbabwira ngo kuri mwe mutarakora subscribe rwose muyikore, kuko kuyikora ntacyo bigabanya MB zawe cyangwa se megabyte ufite muri telefone yawe, kandi iyo bikoze na n'ubundi nabwo ubu duteye inkunga yo kubaka channel yacu. Rero na n'ubundi bikakugirira umumaro, kubera niba ukunda amakuru aca kuri Afrinews Time, amakuru ugezwaho na bya Mungu, iyo wabikoze ubona notification igihe dushizeho amakuru, umbona imenyesha ari kubwira ko hari amakuru tubashe kuba twatereka kuri iyi Afrinews Time yacu, maze ubundi ukayakurikirana mu buryo bworoshye. Reka mbashimire kandi mbabwira ngo Imana ikomeze kubakomereza amaboko, ibahe impagarike n'ubugingo, kandi abari mu byago, mu bibazo bigiye bitandukanye, tujye hasi dupfukame tubasabire Uwiteka abashe kuba imbere yabo. Bye bye, turabakunda cyane.